polisi y'u Rwanda ikomeje gukurikirana iki kibazo tunasaba ko nishimwe yahabwa ubutabera. Bakoze ejo bagenzi bacu babigarutseho ariko bagenda basa naho babitinzeho ariko babivuzeho gato cyane. Gusa iki kibazo cy'abasteward amahugurwa akeneye kuba menshi. Nabonye ikiganiro Gatete niwe boss biriya company hari yitwa Get What is Tigers Gate ibyo Gatete niwe boss wayo. Nahoze mbona ikiganiro ajyanye na New Times avuga yuko nabo babashwe na kiriya gikorwa ariko babashije kureba uriya musore bavuga ko mu bounce abikoze ngo bataramubona kugira ngo bamuganirize icyo gihe ubwo baganiraga, ariko avuga yuko hari gahunda yo gukomeza gukora kinyamwuga bakanakorana n'inzego nyine basanzwe bakorana partners babo Ferwafa police ariko ubwo hejuru y'ibyo nyine twebwe twanavuga duti hakwiriye kubaho n'ikintu cy'amahugurwa kugira ngo nyine bakomeze muri uyu mujyi wo kuba abanyamwuga, kuko aba bavandimwe ntabwo ari n'abari abafana gusa, twebwe nk'abanyamakuru buri gihe duhora nabo njyewe mu magare buri gihe duhora mu ntambara. Urumva muri Tour du Rwanda biba ari imiriro biba biteye ubwoba, mwamuhanganye wagira ngo ntabwo muri mu kazi kamwe ngo aba bantu ni n'ibintu biba byoroshye, n'ikintu gusa cya flexibility. Ushobora kuza ukamubwira uti ngewe wenda nta jire bampaye ariko ndiho ndajya kuyishaka, dore ikarita reka njye kureba uriya muntu amureba nawe kureba, ariko nyine mugiye cyabambwiye nuko utagomba gutambuka, mugiye ko ugomba guca nta mpamvu naguha, urumva mugiye ugomba gutambuka. Ariko nanone hari abantu ngemba mfite ingero ejo muri Tour du Rwanda twari Kayonza, Perezida Bigango Vice President wa Ferwafa yagiye gutanga ibihembo, urumva bari kuri podium, Vice President wa Ferwafa boss ari no mu batanze akazi kuri iyo company. Boss anga ati ngewe ntago bishoboka, ntago bintutsa ibikunda ati aramureba Bigango sense aravuga ati ndekure icyo bita ndekure katatetsuki, aramureba nk'umuyobozi arapinda arazenguruka ajya guca ahandi. Mu minsi yashize harabigeze guhagarika umwe mu bayobozi bakuru hano mu nzego z'umutekano, hari kuba baba batabazi kuri match ya derby. Ndavuga ibimenyi, ndavuga fact. Kuri match ya derby umuntu yahamagaye umwe mu bantu bari gutegura match, bari gufatanya na bari bateguye match, aravuga ati uyu mwanya mbona uyu mugabo mwanditseho ahangaha kuri iyi ntebe aka gapapuro mwashyizeho ati IGP uyu ninde uyu muntu ko ntamu inka yanjye biho ati ko mbona uyu muntu ntamuzi ku cyombo gera nabyumvaga ku cyombo ati fande mubwira amazina ati ntago muzi ati kandi umwanya bagiye kutwara ati ndaje ahantu twari turi muri restaurant umutsima bari bazanye ntawuriye yaranabimennye arirukanka aravuga ati shano riraguye. Nubango n'abayobozi kubamenya, abayobozi bakuru nabo harimo abatabazi, urumva baro kukwitambika cyangwa gutega umwana nkuriya umuntu ufite urwego rw'imyumvire nk'urwo hagitangaza irajido ngo waba utazi umuntu wayura umuntu muri babo umuntu ari kwiruka umutejido utitaye ngashaka kura amenyo cyangwa se imvura yaguye haranyerera irajido Ferwafa ifite abantu yohereje mu mahugurwa bagiye atandukanye. Hari abo bohereza nyine amahugurwa bajya gukora amahugurwa y'ibintu bya maintenance y'amastade, abajya gukora amahugurwa nk'aba ba Jonathan security officer aheruka amahugurwa mu minsi ishize mu Misiri niba nibuka neza. Ashobora kuza nka Jonathan buriya niwe security officer wa Ferwafa, ashobora kuza akaganira na bariya bantu baba bashinzwe umutekano, akagira ibintu bimwe na bimwe abahugura kuko nabo bahari ku kibuga akabakoresha amahugurwa nubwo yaba ay'umunsi umwe. Nawe mu minsi ishize ntabwo byari byiza Jonathan nawe ubwe yasamiranye n'abanyamakuru cyane bikabije kubera gutuma badakora akazi kabo neza. Abanyamakuru bamugira cyane nawe ubwe, ariko nta kintu nawe ngo bamuzizaga niyo flexibility kutumva umuntu. Urumva icyo twakwemeranya stewards barakenewe kuri stade. Icyo tubanze tugishyire ku ruhande kuko usibye na hano ni Burayi baturushije byinshi gutera imbere mu mupira barabakoresha. Ikiba gisigaye ni iyo mikoranire
n'ayo mahugurwa n'ubumenyi ikintu barimo gukora cyane. steward ntabwo ari ukumera nk'ipoto cyangwa nk'irobo ngo uhagarare nyine bi automatic. harimo no gutekereza nk'ibyo Axel yavugaga, ukaba n'umuntu ukagira n'umuntu ukagira n'ubumuntu. Ariko nanone bari abagabo nabo hari abafana nabo baza pe discipline nabo bakabagora. Abafana bakaza wenda tuvuge hasi cyangwa se harisomye nabo bakaza bagatesha umutwe muri ubwo buryo nyine bwo gukontorora situation hari ryasanga bakoze amakosa. Ariko icyo gihe rero umusteward ntago ashinzwe gukubita ntago ntanishwe irindi. Umusteward ashinzwe gufata uwo mufana akamushyikiriza polisi akamuvana ari guteza ku kajagari. Umusteward ntafite uburenganzira buhana umufana witwaye nabi ku kibuga. Hano jido aho niho haziye imikosa nabonye na Rwanda National Police imufite amaboko ataraye. Nabonye kuri X Manjeri Mutabaruka abibaza polisi musubiza yuko imufite kucyarimo gukurikirana. Uyu mwana nawe Olivier amaze kuva mu bitaro ameze neza nuko amakuru agenda bivuga. Ariko mu by'ukuri icyo turimo kuvuga aha ngaha Bwana Gatete niba unatwumva ko abasteward baca abantu ku kibuga, niba umubyeyi ashaka kubona ibintu byabere kuri stade ntabwo azongera gutanga agahushya ku mwana we agiye muri stade. Abati nabonye imbere ya Olivier ari umujene muto umwana ukunda umupira urumva wenda kugira ngo arebe nabo bakita yatsinze agiye mu kibuga yamanitse amaboko match yarangiye. Kandi ikibazo sinawe gusorora muri wagiye mu kibuga se wakoze se w'invedinze ikibuga wenyine guhera kuri president wa Sport arakimbiye yarariho anasohoka asubira mu bafana wangana nirukanka ava mu kibuga asubiraho ntari kujyamo yaba ugiye ari kujya mu kibuga wari ubatereka mubuza kujyayo ariko ibyo yakoze ahubwo se wagira wari niyo match yabirimo ntago ushinzwe gutega umwana cyangwa umufana wese nkuri i Burayi uzare kuntu babikora barakwirukankana bahagufata bakakuryamira ukuntu bagufata nyine bagushyira hasi bagafata amaboko bagufata bari n'abasore bakagusohora nakivandimwe ubona ko nta kibazo cyabaye. Iminsi yashize hari umu bodyguard wa Messi nawe wajya gufata abafana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. MLS nawe yaramuciye ku cyaro shampiyona yavuze ati ntabwo nawe uburyo bikoramo biragoye umufana ukamusimbukira bangure bodyguard w'umukinnyi w'ibyo yasabye imbabazi aravuga ati mumbabare nyabona ngaruka ku kibuga ntabwo uzagaruka. Yaramaze kuba umusitari ku kibuga burya asimbukira abafana rero ndumva aribyo twavuga gusa ngo iyo kampani ya Tiger Gate iyobowe na Gatete Jean Claude niba ariko bamwita ni ukureba uburyo banoza imikorere ubundi bakoraga neza ni uburyo banoza imikorere no gukorana n'amayikipe no gukorana na Rwanda Premier League ibintu bikagenda neza cyane kuko nabo bakora akazi gakomeye cyane ku